ubutumwa Bibiliya ivuga neza ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nawe manutse urumva atari bibiri nibyo cyasobanutse icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira izi mbaraga umwuka wera atanga nizo Mariya yabwiwe ko ibyo kwibaza uko Yesu avuka bitamureba ko zizamukira hari komande kubyo kubyarwa Imana yifitiye imbaraga nasanyisha mu Maraki zivuga ngo ifite umwuka wisagutse uyisagutse mbese yabuze aho ushyira yamubwiye ngo ibyo kuvuka kwa Yesu ntibisaba kujya gushaka kwa Yosefu ibya fiançaye no kubyarwa kw'abantu abana b'Imana uko bavuka abakwe bakuru ngo n'ibiki byose babyarwa n'imbaraga z'umwuka wera abasaza bo gusaba shwi yaramubwiye ngo urimo wibaza ko bizagenda umwuka wera azakuza naza imbaraga zigukingirize urumva igikari maternité icyuma cyo kubyariramo n'ahantu hazaba gukingiriza ni protection ni ukuvuga ngo hari ikintu Imana yamaze gutegura deje inabizi yuko hari contre hari bishobora no kurwanya yavuga ati ndazana uburinzi ndazengurutsa ndakora aramubwira ngo zizagukingiriza ntawe uzakurabuka ntawe uzabimenya aramubwira ngo nicyo gituma uwera uzavuka avuka yitwa uwera uvutse atyo yitwa uwera ngo azitwa umwana w'isumba byose w'Imana handitse w'Imana turimo tureba ko twavutse ubwa kabiri tubyawe n'imbuto itabora mu yandi magambo rero Imana ikoresha imbaraga nyinshi ngo tuvuke wibuke akantu nta muntu ukizwa bishaka oya ntawe uzamurebe tutanagiye muri Bibiliya ngo turebe ukuntu yaragiye Damasiko uwo ni Pawulo uvuga sibyo agiye afite n'abagarite babita afite impapuro z'akazi afite n'amaescort n'abamuherekeje amurinze zo gufata itorero ntiyigeze abisaba ntiyanabisengera afite urupapuro rwa misiyo yasinyishije kuri buri kagari cyane yagiye ariko nawe ntazi uko byaje imbaraga izi nyine zamufashiye mu nzira yaravuze ngo zaramufashe agiye kurwana ngo udatera iki umugere ku muhunda hari abantu batazi umuhunda umuhunda ushobora kuba ubundi witwa umuhunda ariko bawupimye bagasanga ufite ibiro 54 ngaho rero 54 ni inkoni imeze nk'ikibando ariko gifite ibiro 54 yego gikoze mu cyuma gikomeye cyane ngaho teraho umugere ubwo rero turimo tuvuga ko imivukire y'abana b'Imana ntabwo ibijenjetse nta mikino hari imbaraga ziza umwuka wera araza akazana n'imbaraga kugira ngo ukizwe oya bamwe turabizi nimugoroba twabaga dufite rendezvous yo kujya mu kabari ntubizi saa 3 za mu gitondo bikaba birahinduka iyi gufasha se uraburana abo mwajyanaga mu kabari barakubura aho umuntu wavuze ngo ntugasubirwe n'amaboko y'Imana kugusumira kugira ngo umuntu akizwe bisaba uruhare rw'Imana n'imbaraga zidasanzwe kabisa Farawo reba kwa Farawo uzi ko Farawo muri Egiputa hagereranywa n'isi y'ibyaha noneho mu butayu hagereranywa n'ahantu twagomba kuzaca mbere yuko tujya Kanani twagereranya n'ijuru Egiputa tuyite imisi ya Satani noneho inyanja tuyite umubatizo ubutayu tubite urugendo dukora tumaze gukizwa akabazo Farawo yabarekuye byoroshye nta gusobanura uburetwa tubwite ibyaha Farawo tumugereranya na Satani Egiputa igereranywe n'isi y'umwijima uburetwa tubwite ibyaha Farawo yemeye ko bagenda ntago reka da urabona bavayo ariko se reka zamubwira uzi ko nawe ubwe na Farawo ubwe yaravuze ngo simbare ubimenye ndaye yavuze ngo simbare kure ese muri Bibiliya mbona imbere yawe hari ijambo rivuga iby'imbaraga yakoresheje hari ijambo Imana yo ubwayo yemera ko yabakuje imbaraga wabasha kundebera mu kubara 23 umurongo wa 22 ngo wumve imbaraga yakoresheje Imana ibakurayo kubara 23 umurongo wa 22 wumve hari ahantu usanga ijambo ryerekana imbaraga Imana yakoresheje kubara 23 umurongo kangahe umurongo wa 22 haravuga ngo Imana yabakwiye muri Egiputa niyo ibajana yego nibajana urumva gahunda yo kugwa se hari ntayo komeza wumve Imana inabirimo Imana yabakwiye muri Egiputa niyo ibajana ibajana ifite amaboko nk'ayimbogo tekereza amaboko nk'ayimbogo urumva ukuntu yamanutse yaje ifite amaboko nk'ayimbogo kubakurayo n'imbaraga urebe ibimenyetso icumi byabaye ifite amaboko nk'ayimbogo Imana yarwanishije intwaro zose kugira ngo umuntu ave kwa Satani bisaba imbaraga zitigeze kubaho kuko ukivuga ko ubonye ko nta umunsi wo kuva kwa Farawo
no kuvayo bawibagirwa ni no kuzinukwa ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu bagomba kumenya ni uko badashobora kugaruka muri icyo gihugu uko byagenda kose inzira zirahari kuko aho hantu wasubirayo inzira banyuzemo imbaraga zabakuyeyo niyo zabaherekeje zibigeze ku nyanja zirakora uzi ko Imana ngo yagaragaye na Farawo akayibona yarayibonye inyanja ntiyavuye mu nzira ariko reka nkwibutse n'akantu yego wenda nubwo twihuse uribuka ko naho bajya bayibonye aho bajya bamaze kwambuka itukura bageze ku ruzi rwa Mediterane nta nkuru waba warasomye za Baramu na Baraki bahinze umushyitsi cyane bati twumvise inkuru z'ahantu ubivuze neza baravuze ngo twamenye ibyanyu twarabamenye Rahabu uko yakijwe Rahabu aramwibuka abatasi abacumbikira yaravuze ati inaha bose ino muri Yeriko bati ngo bamenye imbaraga zayo bamenya ngo ukuntu inyanja igiye yihinduramwa nk'umuhanda urumva ko ni Yeriko bari bazi kigira imbaraga bari babizi Imana yabakuje y'imbaraga izi mbaraga nyemerera izo rero pastor nyemera tutarazivaho kugira ngo abantu bazumve twamaze gufata Egiputa tuyigeranya na bya bindi rwagwa na bya bindi byose abantu baho umwanda wose abantu bagira inyota yo gusubirayo sinzi n'impamvu baze kutubwira noneho reka turebe nyemerera urebe Mose na cya kibando kitaragaragaza kitarahishurwa agiye kubazana agiyeyo ariko agiye ayifite batayibona ko afite Imana uzi kunyibukije ko ngahitamo n'akabavuga butumwa batatumwe kwa Farawo batabazana ntibishoboka none se mubwire ijambo ryanditswe mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo n'ubundi abitorero ikimenyetso cyerekana ko bari kumwe nayo yabongereraga abakizwa abavuga Mose batumwa n'Imana niyo mpamvu abantu batagangara agatagangara avuna akabura abakirisitu ntiba yamutumye nuri se yabwiriza ate ntawamutumye ngo bakwizera gute ntawabwirije babwiriza bate ntawabatumye ubwo tuvuge ko n'abijyana bafite ibindi bintu hari abantu ibintu bashatse mu buzima bakabeshera Imana ntibavuga icyaha kuko misiyo yo gukuraho abantu ntibayigira nayo bagira uzima batayigira akavugira kantu umuntu utarabyawe ntajya abyara ariko se bishoboka bite urumva ntiyavuye uramutuma yose kandi ari yari pastor ikintu gikomeye umuntu utarabyaye ntabyara kandi ushatse ushyiraho ikintu cyitwa ikidomo akadomo rakazi nikakandi kavuga ngo nta kindi nongeraho umuntu utarabyaye ntabyarwa mu by'umwuka umuntu utarabyaye ntajya abyara ntibishoboka utarabyawe ntajya abyara noneho reba rero twigaruke kuri ya ntambara Mose na Aroni bari imbere ya Farawo iravuze ngo barekure muri bande bati bisobanuye neza naho bivanye twumve bati gukora ikimenyetso cyerekana ko ariyo kandi Mose yari yarizeyo ariko pastor remera ko duhura n'ibintu hari abantu benshi bavuga ati ngaho mukora ikimenyetso turebe bavuga ati kugira ngo nkizwe gira ikintu yimbwirire haravuga ati gira ikintu ukora turebe mbise mbona ko abantu bavuze ngo bagiye mu mavuna bakwiye kuba Imana yabahaye baruwa y'urugendo pastor ntago njya nyiri impungenge zo kukavuga reka nkubwire akantu gato ngewe ntaraza utarakizwa ndavuga ntaraza nyiri ukiri maboko ya Farawo akigufasha je navuga ngo ndashaka umuntu witwa umukozi w'Imana ibyo mubesha uza babebera guko bangana n'uruhuri kuko rero nganga ngaho ufata Bibiliya ngaho mbwira itabi ryaranyishe nabikubwiye urabizi uri mu kazi ka Farawo ukora uburetwa ryaranyishe mbese bavugana ngaho yibwire akakanye rihite rihagarara turebe kuko n'ubu abadukurikiye ndabizi neza bavuga ati muyitubwirire ati yo Mana kuko byarananiye byaranze buriya rero utukira aho ngaho Mose yahise irafite inkoni yarayifite yayishize hasi Farawo araho na guverinoma ngihinduka izoka baramuseka bati se iki no kintu gatumye bavayo ubu iki nicyo uzanye gukangisha nicyo guhaye afite abakonikoni arababwira ati se mwebwe ibintu mubizi ati ibiko mujya mubikora ubwo bashize aho zose ziba ziregeranye inzoka ku yindi mukanya ati se ubwo ngubwo ari yawe nizi nyinshi ko zisa urabona tukibakora kandi bo bakoze nyinshi uzi iyo ngicyo yakoze yarazimize irazifata zose iramira emize asa nk'uwemera asa iryo shora asa nk'uwamubwiye ati ejo uzaze mu gitondo turebe ko icyo kimweso cyamfata buke yaranga yanze Imana izana ibindi bindi 10 uzi ko arwanisha ibibugu ikazana inda intambara zigeze operations zigeze ku 9 ubwo iri gushaka iki 10 nako agahunda ni yihe kubakuza y'amaboko nk'ayimbogo ubonye ko Satani afite amaboko yafashisha abantu ntugaseke umuntu utarakizwa oya
hari ukizwa bishaka ntibishoboka ntagashobora hari ubisaba nta n'uwo washugurikira hari uwo ariko umuntu yakujyana mu mazi ako kanya yakubatirisha yanaguha ifishi yo mu idini yanayigushakira yaguha n'umwanya cyane wanakomera ariko kuri ibi byo wari uzi ko mu bintu Imana yanze kubyara yabyigumaniye iyi mivukiro mu mwuka Imana yanze ko y'abapasiteri mujye mubatiza musezeranye ariko ibyo kubyara mutanga amafishi izo mbaraga nizigira urabona nkuko leta igira ibigo itatanga niko n'Imana uyu murimo wo kubyara ugakabira ntago nibishoboka nta wundi yawuha kuko iramutse bitanga reba gahunda dutuyemo bane mama bose naruhamo abavandimwe banye ngashyiramo niyo mpamvu uyu murimo wo kubyara n'uw'Imana noneho rero reba ukuntu ari uw'Imana wenda iby'intambara zo muri Egiputa hariya twahoze turahazi abantu bamwe turahazi ariko kugira amahirwe nubwo nyine nawe mwihuriye ubwanyu wowe nayo ariko ntago muri Egiputa wigeze uhaba nge sinabayeyo ntago wabayeyo ngo utureyo byatewe nuko data urumva ukuntu bigenza nasanze data atabayo kubera kutabayo rero naramwumviraga nk'umubyeyi wanjye ariko nkaba ntarabyawe narabyawe rimwe noneho Imana ibingiriye impuhwe sinabisabye nayo kuba ngimeze nk'uko nari imeze kandi ubuntu bw'Imana burakomeye uzi ko ijambo bavuga ngo ntimwakijijwe ku bwanyu niba bivuze Abefeso Paulo yabwiye Abefeso igice cya 2:9 Abefeso yababwiye ngo iki yabwiye ngo mwebwe ntago mwakijijwe ku bwanyu mwakijijwe ku bw'ubuntu kubwo kwizera ibice bingahe reba mu bice 2:9 Paulo yabivuzeho imikirizwe yacu mwakijijwe n'ubuntu ni nayo mpamvu risome ariko abantu bagitekereza ukuntu aya maboko akomeye yadukuye muri Egiputa ntago ari ibintu byo gukinisha nta n'ibyo gusubirayo nta n'ibihari irafunze mwakijijwe n'ubuntu ubuntu ni ikintu utishyura utaguze utagukwiye kubwo kwizera umva kanokomeye ntibyavuye kuri mwe nta bushake twabigizemwo ijuru ryashizemo imbaraga imari ijuru ryashoye imari mese mbona icyifuzo cy'abantu bagiye kutubwira byarabananiye bari kutwumva byarabananiye kuvayo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu irarira ntibyavuye no ku mirimo dukora ukuvuga ngo ubw'Imana ntacyo wakora gukizwa ntibyari byatewe n'imirimo myiza nari mfite oya ntaza kwirata ngo mvuge ngo ngiye nari mwiza wimye yavuze ngo sinari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye ngo ntibyavuye no ku mirimo myiza kugira ngo hatagira umuntu wirata ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo yose muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigende wabonye ko mu rwambere rw'abakorinto yerekanye ko sinubwenge ubwambere rw'abakorinto urareba kuntu Paulo yabwiye abakorinto ngo muzirikane cyambere urwambere rw'abakorinto 26 yego usko nanditse muzirikane guhamarwa kwanyu bene data yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi abaswa ariko niko handitse niko mfite ikinyarwanda yatoranyije abaswa bo mu isi abantu mbese ntago byavuye ku mashuri si muri kaminuza kwa nta kaminuza yigisha nta bishingikirizo nuvuga ngo ntabwo ari ikindi kintu barebeye byo gukiza birangana nta Imana nta kanzu yasigiye abizi bakizwa kimwe imivukiro mu mwuka irafa ngo hatagira umuntu wirata ngo n'imfura zahamagawe atari nyinshi imfura n'abantu mbese bindobanure mu miryango ikomeye itoranyije ngahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngikoze isoni abanyabwenge n'iryo jambo ryanditswe abaswa kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngikoze isoni n'iryo jambo ryanditswe ngo ibinyantege nke n'ibyoroheje byo mu isi ngikoze isoni ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere yayo ibi bivuze ku bantu bakijijwe ariko ibintu Paulo gukizwa nta mpano n'imwe nta kado n'imwe Imana yahaye umuntu wakijijwe nk'agakiza ibintu byose umuntu yatunga adahawe ibi bintu abahombye ntawe ukwiye gukina n'ibi bintu rero nawe noneho reba nanone mu rwambere rw'abakorinto 6:19 aho nyine ariko umbabarire ujya mu mwanya wa Paulo aba bantu yabwiraga ubundi aba bantu yabizeraga uzi ko yabwiraga ibintu bikomeye bose abagira icyo cyukuntu bari abanyabwenge ubwo niyo mpamvu nashaka kuzana muri ako kantu nibo bantu ba mbere bazanye ubwenge nibo bavumbuye imibare ibi tugendera mu kwezi
harya wigeze wiga ya mibare yabo abagira ikibazo narayize nize mibare nize kuntu babaze nize za management bya bindi byose byakomotse iwabo noneho umbwire Paulo none wishigira ikintu rwa rugambere rwogiye kwisi none umbwire Paulo yaje abatesheje agaciro ako kanya yabwiye ati mubimenye uzi nivo yari afite ubwego yari ariho yari dogiteri mu myaka 30 turi mu 2017 yaravuze ngo ndashimira ngo Imana yuko yangiriye icyizere ikangabira umurimo wayo nubwo nabaje kumutukanye n'umunyarugomo n'urenganya nabikoze ndi umuswa mu bujiji tarizera ubonye ko abantu batizera ari injiji ubujiji ni igiki ubujiji ni ikintu utazi ikintu utazi niyo yita iki ubujiji kudakizwa abatabirimo n'abatabyumva suko babizi byatewe nuko ni umuntu nta information afite nta makuru azi ibintu yarajijwe iyo baza kumenya ibi bintu bari kudutanga barabirwaniye kuko bajyaga kuba babonye nuko ijambo ry'umusaraba kwarimbuka niki none kubakizwa n'imbaraga z'iki z'Imana tugaruke kuri za mbaraga Imana ikoresha idukuraye isomere ijambo abakorino urwambere rw'abakorino 6:19 ubwo ntugiye kuba abantu turabashuko twigenge nta numwe ubwo si hugana aho ngaho kuko twafashwe miri ubwo muri make ntitukiri abacu twafashwe miri nta kwinyagambura ntitukiri abacu ngo mwigenge haravuga ngo mbese muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe wo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro nuko ro mutume imibiri yanyu ihimbaza iki pastor iri jambo somwe ryadutangiza iki kiganiro ntimuri abanyu ngo mwigenge nta bwigenge wumvise ukuntu yabanje kuvuga n'umubiri byose no kuba ntacyo yasize ikikuriho cyose yakivuze yavuze ngo mbese imibiri yacu ni urusengero ni ukuvuga ngo rero wa wundi wita ushaka kuvuga ngo imbere gusa ibyo byo yabivuze ngo agakiza kaba imbere gusa ariko wacunguye umubiri niki byose yaraguze wowe wese yararanguye noneho wibuke ko yakoresheje imbaraga nk'izi mbogo iguha noneho hano arangije asoza kubwira ngo ni itegeko ntago muri abanyu ibyo wibwira byose ushaka kujyamo ibyo kugwa ibintu byo gushaka ibyo kurambarara kwitwara uko wishakiye ibyo guhera iyo ngiyo waranze kubyuka abandi bagukandagira ntago uri uwawe ngo wigenge mbese ntabwo ufite ubwigenge waraguzwe ku isoko uwakwishyuye yatanze fagitire ikomeye uzi ko rya jambo ry'abaheburayo mbonye ko Bibiliya yabishyize muri imperatifu yaravuze mu bice 10 umurongo waho wa 37 haracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza ntabwo azatinda ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira umva umurongo rero ukomeye ariko twebwe iyi nicyo bita declaration nawe reba urumva uyu wabivugaga niba ari abantu babiri haravuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza ntabwo azatinda ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma gahunda gusubira inyuma ryumva nayo nta nihari ntabwo umutima wanjye uzamwishimira umva rero hari abantu bakoze declaration ariko twebweho ntidufite gahunda yo gusubira inyuma n'ibihari ngo turimbuke ibyo ntabyo ahubwo dufite kwizera ngo dusingire ubugingo ubonye ko umurwe no kujya mu ijuru gahunda y'Imana ari gukomeza inyuma ntahahari ntaho ubu rero tukiri ku mivukire rero twabyawe n'imbaraga zikomeye nazo ziduherekeza nazo ziturera pastor abantu bagumya baduha ubutumwa yego kiyo guhamagara ubutumwa bugufi ni 07 yego 89 yego 6 yego 5 yego 8 2 ashyiraho 07 89 6 5 4 8 2 umva icyifuzo ni kihe icyo ashaka cyose cyamubujije kuvayo donc arumva hari amaboko akomeye nawe yamufashe ariko twavuze amaboko akomeye y'Imana ashobora kuba abana aba mu muryango ufite imbaraga ariko wumvise ko ifite nk'ayimbogo kandi ubonye uzi ko namaze kubona yijya kuvana y'abantu isa wabonye ko bari mu nyanja itukura bayibonye Farawo yavuze ngo iratumara noneho nabo ngo ibahindukiriye ngo baba mu mwijima abandi bahinduka umva kantu kanshimishije yego amagare ntuyaze reka nkubwire amagare y'intambara pastor ndabizi ko ubyibuka
hari ahantu tujya tubisoma ndabizi ariko burya amagare y'intambara ntabwo ajya ku rugamba ahubutse barabanza bakayoza bakareba ko noneho bakareba ko anihuta sibyo bakihuta ni amagare ateguriye kurwana ni ukuvuga ngo akorerwa ntorutsiye bihagije ndabyumva ibi ngibi abadukurikiye babyumva barumva ko nta mikino yo ku rugamba ayo nayo yagiye kubagarura hari imbaraga zabafashe zirananirwa banagiye amagare bajya kubagarura imana ihagarara hagati yabo reka mbivuge muri terime y'intambara yego buriya farawo yarazanye urugamba rwa nyuma yarahagurukije ingabo za nyuma yizera za nyuma yego za zindi za nyuma zirwana ya igihugu cyose yari yateguye intambara babakurikira n'umushinya wose ni ukuvuga ngo bagiye kurwana iya nyuma rero urumva barazanya igare rya kenyege ariko kankubaze farawo yabashakaga iki kumucika bimutwaye iki oya buryo bari bamucitse ariko kubakurikira arabashaka kujya ashaka kubagarura ni ukuvuga ngo ubundi rega ararwana kugeza ku munota wa nyuma ngira arabashakira iki ni ukubaherana ni ukubaboha bwa buretwa ni uburetwa akazi baramukoreraga badahembwa ni ukuvuga ngo we arashaka umenye ko twamugeranyije na shitani ariko reka tubyeru ariko arabagumana nabi ntubizi ko yabayeyo uzi ko twari mu ishusho y'Imana shitani yabaye mu ijuru ntubizi ishyari z'urumva aravuga ati nabo bari bure uzi ko dushobora gusengera abantu baduteze amatwi abantu satani yashatse gusubiza inyuma bakabyuka none se n'abaduteze amatwi badashaka ubu ngubu hari n'abatashaka kubyumva ariko hari imbaraga za y'Imana ifite amaboko nk'ay'imbogo kandi twabonye ko iyo ugiye kubyara umwana iravuga ngo imanura imbaraga zayo n'umwuka wera bigakingiriza umwana uvuka akavuka yitwa wera akatura babishaka batabishaka akatura ubu rero hakeneye imbaraga zidasanzwe zo gutuma abantu bavuka bakava mu isi y'umwijima bakajya mu isi y'umucyo ubwo tubonye ko farawo yatunganyije amagare yo kubagarura niyo ntambara ya nyuma anashaka kubwira iriya ntambara ya nyuma rero urebe ukuntu Imana ifite tekinoloji mu kurwana ishaka kuvutsa ubu ngubu nagira ngo umuntu udukurikiye wari wagize ikibazo cya farawo anamenye kubera akijijwe atagira ngo byari byoroshye noneho ngo akire no kugwa yibwira ko gukizwa yabisabye yari mwiza mu mico ntabwo aruta bene wabo ibyaha ababona bagenda bari mu busambanyi nawe yarabikoraga n'abariyo si uko babishaka inzoga banywa si uko bazishaka uko babayeho ni uburetwa nadufashe turiraho ubu ngubu reka ubwire farawo yaravuze ati ndarwana iya nyuma ahagurutse ingabo za zindi kugira ngo umukize arwanisha intwaro zose ariko umva tekinike Imana yakoresha Imana ishimwe Imana ihita igenda iravuga iti bafite umuvuduko kuko Imana yabonye umuvuduko farawo afite nayo reka da hibuke iyo yaragiye ahubwo irawufata uzi ibyo bita twa tuntu bashyize mu modoka tugabanya umuvuduko n'uduki batwitambukira batwibutse n'uduki tugabanya umuvuduko mu Rwanda hari utumbaze mu modoka ngo zigende gake speed governor bavyibutse Imana speed governor ntije 2017 ariko kuva yari hari witeka yari yo kugabanya umuvuduko yahise agenda mu magare shema speed governor ngo bagenda ngo biruhishe amagara aruhishe agenda bigoranye ngo akajya yikurura aruhishe niko bibiri agenda nabi ubwo Imana yari igira ite iyambutsa noneho irashaka ngo babanze bave muri ya obstacle bave muri kiriya gikwazo kiri imbere yabo nibagera imbere nashaka amagara akomeza agenda ariko umuvuduko wa rusufero wagize ute urumva muri make hari kubegera bakabafata batarambuka bafite kirengera urumva farawo yari kubamira Imana ihagararamo hagati ihera mu mapine ibajyana muri garage abatekinisiye bazanye bari mu mapine ikabirimo isunika ubwoko bw'Imana Imana dukuje amaboko akomeye n'ukuri umuntu wakijijwe aja icyo twiza tubona hakindi nta muntu wakwibagirwa uwo munsi byamubaye umenye ko ibikora umuntu areba byabaye Imana bararebaga babonye Imana barayibonye iyo ubwo ngo hari umuntu noneho ibuka buragira strategy nyinshi yego
nubwo farawo nyine farawo yaje guhinduka ukundi hirya kuko farawo nyine wenda tuzaye tubiganiriza imvugo abantu bazimenye naho burya bibiliya ibereye nyine umuhanga nuko idasobanurwa n'uwari we wese burya ntisobanurwa n'uwari we wese ubwo twari kwa farawo hariya ariko twibuka ko shitani yakomeje kurwanya abantu b'Imana cyane kuko turi muri faze zivuga ku imbaraga zivuka turimo tureba ubuhanga Imana ikoresha ngo umuntu avuke umuntu akizwe ajya ku bwa kabiri noneho kugira ngo uwavutse ubwa kabiri adakina nabyo yibwira ngo byari bihenduye noneho yitwara uko yishakiye nk'ahataguzwe Imana yashoye imbaraga nayo irabyemera iravuga ngo nabakuje amaboko nk'ayimbogo amaboko akomeye kandi iravuze ngo niba kure niba jyana urigusha nkandi urifusha ubusa nkandi urya umwanda nkandi niyo mpamvu rero umuntu wese wakijijwe akwiye kumenya icyo Imana yakoze base nabivuze ngo hari icyifuzo ndakizi kigiye kuza kivuga ngo noneho rero uribuka babandi bamaze gutsindwa n'ijambo Petero avuze bamaze kuza umwuka wera ngo bagabo bene data dufanyaje ariko hari ikintu cyari cyabaye yaravuze ngo ayo magambo abacumita mu mitima urumva ano hari ibyifuzo reka bya ijambo nabonye wa mugabo we naje kubona ijambo ushobora ribonye ni ijambo naje gusanga umwuka uko urabona ukuntu duhumeka umwuka n'amaraso uruzi ko bibana umwuka mu mubiri w'umuntu ijambo n'umwuka wera uruzi ko byombi biravanze ijambo n'umwuka wera nyine wari uvuze ngo ayo magambo abacumita mu mitima ntago ari amagambo asanzwe yaraherekejwe n'imbaraga z'umwuka nabonye ijambo uzafashe gusoma rero nubona umwanya wo gusoma muri Yohana 6 iryo jambo uzafashe uritekerezeho umva ukuntu birivuga yaravuze ngo Yesu arimo avuga nyine kujya bwa kabiri yarabwira ngo 6:3 ari wowe urisoma nahageze rega usome uwo murongo wonyine urebe imbaraga zivanga n'ijambo soma umwuka usomye hehe Yohana 6:3 siho naho umwuka ni utanga ubugingo ni utanga iki ubugingo umubiri ntacyo umaze komeza hepfo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo reka dusubiremo ni Yohana 6:3 umwuka ni utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo ubonye ko bisa amagambo abwira niyo mwuka niyo bugingo ubonye yambuta ibyara yambuta urayibonye nta muntu ukizwa atumvise ntibishoboka kandi umuntu wumvise iryo jambo nimucubita he mu mutima ikimenye za ntambwe zisha turazibuka ko umuntu avuka arumva akizera akatura akaba aravutse Imana ikoresha imbaraga zikomeye ngo umuntu avuke ikoresha ijambo rivanze n'imbaraga rikabaga umutima baravuga ngo dukora iki yababwiye ngo iki yabwiye ati nimwihane ubonye foromire yo kuvuka timwihane kandi pastor icyifuzo namaze kukibona cyabaye icyifuzo kiraha kivuga ngo noneho dukora iki tutwabwiye tuti nta kindi gikorwa ariko bagize neza message bazishira abona bani babaze icyo bakora uwaguye nabaze kutubiro ahanyura avuga ati noneho jewe ndaryamye ariko ijambo nduva arimo rirambyutse uri kwa farawo afite amaboko yamufashe turamurangira izindi mbaraga zibohora hari imbaraga z'Imana zivanza n'ijambo yumvise zimubohora uwo nawe ategereze ariko wumvise ko imivukire y'umuntu hazamwe imbaraga zivanze n'ijambo urabona imbaraga z'ijambo bavuze ngo iki ngo ayo magambo babashije gukora ngo dukore iki yarababwengizanye ibiryo ngirabizanye ngo indege burayi ngibikuyeho nguhaye visa iburuse ngo inzu muri Kigali imodoka ngo idasanzwe babashije icyo gukora uzi baraba nusoma umubare babibajije tuzi umubare wababajije tuzi umubare wababajije mbega urubyaro umubare w'abahise bavuka kubw'iryo jambo ngarutse gusoma komanteri nsanga ngo umubavuga bo tumwabaye ku isi ngo Petero niwe wenyine wavuze rimwe avuka bitatu avuka 3,000 kandi nuko Imana akavuka 2,000 umugoroba we Mana we ngo noneho ngo dukora iki arabwira ngo mwihane ngo mubone ko barirwa ibyaha byanyu ngo iminsi ngiza ibone kuziturutse ku mwami Imana ngo namwe ibi birababaho uwo mwanya bitatu birarambara
hari muhe mugi Yerusalemu hari habaye iki ku mugaragaro hari haba munsi wa Pentecote hahuriye ibihugu byinshi hari hahuriye ibihugu byinshi cyaje mu minsi mikuru hari Roma hari nabo muri Afrika hejuru hariya muri Libya no muri Ethiopia Ethiopia bari byari soko yari nka Dubai uza bari bahari tubibutse ko iki gihe hariya niho hari centre y'isi nkuko twavuga Washington isi ya kera hariya niho hari haruguru ya Afrika Uburayi naziye no hari umujyi ukomeye wari uri tubaza Amerika ntiyabagaho umunsi w'utabwa sara ntabwo byabagaho iyo niyo yari isi ya kera uza bapfukamye harimo abagenerali harimo abo bita abaherwe abanyemari harimo abantu bize bitatu birarambarara hari imikeka akuna hari ndagurira amajwi ashwi bari bakoze publicité ko Petero azaza technology se hari technology hari igishyize umwuka wera se ahagaze mu idirishya ijambo iri umva kubisi yabaho ntaraboneka iri jambo nibyo ryonyine ibyaza abantu ibihumbi bingahe babyawe n'iki umva kandi mbonye uzi ko ijambo ry'Imana ririmo utubuto twinshi tuvamo abana babyawe n'ijambo havamo bitatu ibazo mu batisi ariko nk'ubu reka babwire cyangwa we izo mbaraga kuza mu iteka nk'abakozi b'Imana badukurikiye barebye ahantu nabo bakwihengetse bakavuga bati iri jambo iri ariko menya aho bari bavuye nabo ubonye ko impamvu tutababona tuba twiriwe muri shuguri ntabwo Petero avuye muri shuguri yiri wakiririkanye yarakoze mu y'icumi amazi amaseshi y'imisi ngahe icyo kintu kitamena amavuta y'abantu bamwe kuko shuguri yari shuguri ngo umuntu abyara ariko hari akazi bamubuza hari nakonja saba uzi ko muganga ategeka umuntu uzabyara urumva niba bavuga butumwa biyeme ariyo gahunda bafite gahunda dufite ari umuko byara oya hari imyitozo umuntu akora ngo buzenguruka ngo muri korodoro ngo junywa amazi menshi ngo junywa imboga ngo junywa imboga ukavuge nabi oya niba ari gahunda yo kubyara umubyeyi niba bavuga butumwa gahunda bafite ariyo kubyara nibagira imyitozo y'umubyeyi ugiye kubyara babashakira inama y'isuku tuko nta mugore ujya kubyara adafite umuntu uri hafi ntagenda wenyine wabibonye ko atagenda wenyine ibishoboka kandi aba yiteguye no gupfa twebwe rero tugenda muri uduhembe tujyayo tuvuga tuti nangahe turaciririkanye uti nzazi iwanyu shyira kuri miti yutigo kashi uyohereze mbone kuza urabona ko mana ni ukuri abavuga butumwa Imana ihagurukije kubyara nibabanza kuri imyitozo babaza ababyeyi ko babyara uzi ko yanapfa uzi ko ushobora gupfa njye kubwira ikintu gikomeye ushobora gupfa uri kubyara umwana akabaho ugapfa cyane hari aho uzi byabaye muri Bibiliya Stefano amuteye amabuye ntiyabyariyeyo Stefano yarimo abyara yarahagaze asoma disikuru ahera muri Aburahamu uzuko reka nanjye nasomye gusoma commentaire nazisomye ejo bundi yego mu gukizwa kwa Petero yego buri urugamba rwo gukizwa kwa Petero wo mu mazi nako Paulo ajya gukizwa burya hari ijambo Stefano yavuze hari bamutera nuko ryabanye nawe riramwica yaravuze ngo ntubabareho icyaha kuko batazi bakora ubonye ko umva iryo jambo kutamenya icyo bakora ni ukubita injiji ntacyo baramenya reba ukuntu babakora ku maso baza ntibabibona ibi ntabwo babizi naravuga ati Mana nubwo ngiye umbabarire nzi ko urupfu rwanjye n'amaraso yanjye avamo benshi none rero ubwo ngewe ibyo ndimo mbizi mbyaye ariko abangaba ntibapfe uza batapfaga umva kandi umva ibanga riri mu kintu abatapfaga bari abana yarabye kubyara umva nkubwire ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo abonye agiye gupfa aravuga ngo icyampa umwana wanjye wakabaho vuga nibyo Stefano yavugaga yavuga ati babikoze kuko ari umubujiji ariko amaraso yanjye arimo avuka ndimo mbyara ubwo ni kubyara rero uyu mwana uvutse abeho ntumubareho iki ubwo ni ukuvuga ngo iki umubabarire Stefano yarapfuye havuka abandi uzi ko bisaba ko dupfa uzi ko binanyeretse yuko tuzanareba umuntu wavutse atyo ko nawe agira ubushobozi bwo kubyara gutyo navuze ko umuntu utarabyawe ntajya abyara abavuga butumwa batabyaye ntabwo bazabyara niba Paulo yaratumye umubyeyi wapfa kugira ngo Paulo avuke hafi Stefano Paulo nawe yagomba kubiri yigeze avuga ngo ajya yishimira inkoni yari yishyuye ariko nawe yabya ureba Paulo yarabyaye reba amatora yavutse ubonye ko abavuga butumwa bafite gahunda Imana yatumye kubyara bagomba kwitegura no gupfa twero twitegura promosiyo ntibanzi baranyibagiwe ntawumenya ngo ndi umuvuga butumwa urabeshya oya ninde wagutumye ninde wakuzanye none reka tujye mu paruwasi
Petero havutse 3,000 ni paruwasi zingahe? Paruwasi zirarenga nindo dushatse twasabira nk'esheshatu tuvuga ko Petero ntagira arara none 3 biravutse ni ururembo no 3 so ururembo rwo ni ntara niko Petero aracyapfuye n'inzara wabyara abantu bangana kuri iyo kabura hurana ntibishoboka bagiye kubaza ati umugore wari batarigarira yatye kumuzana uba kwande ariko baravuze ngo ko ari abaswa ko ari abaswa batize bite bati banyweye izahi dukeneye kujya mu cyumba cyo hejuru niba dukeneye kubona abana bavukira ari benshi naho ibi turimo byo ntabyo gutegereza ngo barangishura ngahe na undi muti ni mu cyumba cyo hejuru ubonye rero ko umubyeyi agira uruhare umubyeyi hari imyitozo mubwira ngo itonde ngo itsa manura umwuka ariko abari bunapfe bibaye ngombwa dufite abana bavutse banyina barapfa uwo mwana yakina nta mikino ababazwa abavuga ati kugira ngo mvuke mama yarapfuye uzishaka nawe akora abyara ubu tuvuka nta wapfuye ku twese Kristo ntiyapfuye Adamu ya mbere ntiyatubyaye cyane ariko agatubyara tugakora Adamu twaramuvutseho tuvuka bwa mbere Adamu wa kabiri kugira ngo ngizwe Yesu arapfuye dukwiye gukina nta mikino dukwiye gusubira inyuma dukwiye kumbura ibyaha nta mpamvu yo kugwa ngiyi imivukire Pastor twashojeje twabyawe n'imbaraga n'amaboko akomeye yatubyaye iraduherekeje gahunda iradutwaje hari indirimbo shyiraho abo bantu bafite bya byifuzo dukeneye kubona abana bavuka gahunda y'iki kiganiro n'abana bavuka gahunda y'ikiganiro n'abavutse b'ibirara basubira hehe babandi bagaruka bajye mu muryango gahunda y'ikiganiro n'abana bavuka bashya isara bategereje n'umubyeyi uteze amaboko arindi ibirara byagiye nizo message dushaka nubwo butumwa ngiye intego y'izi nyigisho kugira ngo tuzarangize neza byawe n'imbaraga kandi turashaka uyu mugabo dukuje ubuhiri uzi ko ari mabi Imana ifuha hari gihe twabona n'umuntu tubwira ati uzi ko mvutse nanjye bunaje ubu haboneka umuntu iri jambo ryakoze ku mutima ariko twasanze ijambo rivanze n'umwuka amagambo abwira niyo mwuka niyo bugingo urumva yakoze ngiye imbuto ibyara umwuka wera afatanyije n'ijambo ry'Imana bifata umutima w'umuntu bikamihanisha icyaha uvutse uyu mwanya turabasengera kandi imbaraga ziri kumwe n'ijambo zirabegura muhite mujya mu nsengero aho mwavuye murahazi wanyu murahazi barahazi ari wayobera ku muturanyi se ariko kakanze ukibuka wibuke hari ijambo wasize rivuga ko umuntu uvuye kwa Farawo ntago musa wibagirwa ntago shaka urishake muri Bibiliya naje turishake urishake kandi ijambo abwira n'iryo mwaka uburyo ki twabonye ko umuntu watijijwe niba atabeshye agomba kwibuka umunsi yakirijweho n'ibyamubayeho ntabwo wava kwa Farawo Imana ikoresheje ziriya mbaraga ngo ubujya ntabwo bizi Imana ntiyababwiye ngo bajye babyibuka hari wabonye byanditse havuga ngo uyu munsi mbakuriyeho mujye muwuziririza ubu munsi wanyu mwibuke yuko nabakuje imbaraga zikomeye noneho rero ukirishaka nta ndirimbo wumvise ivuga ngo mfite ibimenyetso birenga kimwe yuko Imana izangirira neza urumva Imana iramugiriye neza uwo muntu umva iyo ndirimbo mfite ibimenyetso birenga kimwe yuko Imana izangirira neza urumva ko nta neza y'Imana nta neza iruta kubyarwa ubwa kabiri. Pastor iryo jambo uri kuvuga nirihe tujye gusorezaho ni ijambo Imana yavuze ibwira Abisiraheli ngo bajye bahora bibuka ko yabakuyeyo ko yabakuye muri Egiputa ntibazabyibagirwa ntibazigire nemwe umunsi yabakuriyeyo bajye bazihiza Pasika byasobanuraga igihe abana b'imfura kwa Farawo bapfuye bamara gupfa abana b'Isiraheli bagatambuka umuremyi byavuze ngo uno munsi mwiza nibukana kwemereho ushobora kubona hafi biriya kuva 13:3 waribonye iri ni ikimenyetso ko umuntu ukijijwe nitegeko ntagomba kwibagirwa ko umunsi byamubayeho kuva kangahe kuva 13:3 uzi ukuntu handitse ni ijambo rikomeye cyane ngo Mose abwira abantu ati mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko nimuzagire imitsima yasembuwe murya ubwo ikisembura cyumva ikintu kidasembuye urumva gusembura ni akantu utamu kintu kikaba ko kidakwiye kuba ukakigira ukundi
ntibuzarye ikintu gisembuye muramenye uhereye none kubera ko muvayo n'ubundi mwari imitsima idasembuye muhagaze ni ukuvuga ngo muri original nta musemburo wa kamere uri mu buzima bwanyu umunsi wo gukizwa nukuyibuka umuntu utawibuka ntiyakijijwe ntabwo yigeze akizwa ubwo si icyo nicyo noneho umuntu azavuge we atubwira ati ngenda akijijwe ko sinkuzi hazagira umuntu utubwira ati ngenda akijijwe ntago nkuzi ubwo utawuzi oya niba utazi yavukiye nawe nutarubiza uyu munsi ari buvuka byibuze abimenye none ahere none bimutwaye iki kuba urashobora kuvuka n'umusaza pastor turi gusoza ubuta abantu batatu abana batatu basubiye kwa bumvise ijwi ry'umubyeyi mu buryo bw'ijambo n'umwuka ubutse ko ijambo ry'Imana twasanze amagomba abwira niyo mwuka kandi niyo bugingo siko twabonye izi mbaraga zatumye umuntu yumva yabyuka tujye kumusenya